imbere y'Imana barasenga. Imana yacu hamwe icyubahiro barasenga babwira Imana tureba Herode yishe Yakobo kandi yongeje na Petero, ejo namwica azagenda yiyongeze n'abasigaye. Barangije babwira Imana ati ntabwo dushaka ko Petero apfa. Basenga Imana, ujya amasengesho azazura bene data, amasengesho azakuraho urupfu. Imana yacu hamwe icyubahiro, amasengesho azakuraho urupfu. Twarabibonye umuntu agasengera kwa muganga byari byanze, bari bagerageje bikanga, ariko umuntu yasenga Imana tukabona amasengesho arakiza. Haleluya! Imana dusenga, Imana dusenga ishobora byose. Aho abaganga bavuye bikananirwa, Imana yacu irakora. Imana ishimwe. Yego ntabwo ndi kubigisha ngo muzabe mutajya kwa muganga, muzajya kwa muganga ariko mwongereho n'amasengesho. Imana yacu twizeye irashoboye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amasengesho azakuraho ibyananiranye, bya bindi byose bagerageje bikanga. Iyo wasenze Imana, Imana irabishobora. atitegereza uyu mucamanza aravuga
ikibazo ntabwo yigeze ananirwa yaratitirije mu gitondo akaza agakomanga ati burya ni njyewe ugarutse ndacyagushaka kugira ngo ukemurire ikibazo nimugoroba akagaruka birashoboka ko no ku manywa yanzaga ntiyigeze akwema bibiliya atubwira ngo aramutitiriza turashimira Imana ko Imana gusenga yumva haleluya Imana yacu hawe icyubahiro Imana yumva abayisenga Imana ishimwe aratitiriza ntabwo yigeze atuza aratitiriza hanyuma Bibiliya itubwira ngo iki umucamanza byaje kugeraho aramurambirwa aravuga ati umupfakazi ntabwo atuza ku manywa na nijoro ahora aza kubera kiriya kibazo abuza gusinzira abuza amahwemo abuza ibitotsi atuma ahumeka kubera kumwitiriza hanyuma arangije aravuga ati rero uyu muntu ngiye gukemura iki kibazo ngiye kumukemurira ikibazo nta ruswa nta mafaranga nta kindi ampaye arafata kugira ngo azaza ahora aza kundushya iminsi yose ngiye kumukemurira ikibazo kugira ngo kirangire Imana yacu yahabwe icyubahiro haleluya agikemura nta ruswa ibayeho agikemura uyu mupfakazi ataruka afite ubutunzi bwa mirenge agikemura atakwaswe n'abandi bantu bakomeye ahubwo agikemura kubera ko yatitirije haleluya Imana ishimwe Yesu arangije arababwira ati ntimwumvise iby'uwo mucamanza utaricaga ku bantu ntiyubahe n'Imana ibyo yagiriye uyu mupfakazi kuko yamutitirije akamukemurira ikibazo aravuga ati none ubwo bibaye bityo Imana twiringiye yo mu ijuru ubwo bibaye bityo iyi Mana yo mu ijuru izabura ite kurengera intore zayo haleluya Imana ishimwe izabura ite kurengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro Imana yacu ihabwe icyubahiro ndagira ngo mbabwire ngo Imana yacu dusenga ku manywa na nijoro ntabwo izaba tutaturengera yarabyivugiye iravuga ati Imana yo mu ijuru yabura ite kurengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro Imana yacu ihabwe icyubahiro turashima Imana ushobora gutakira umuntu bikanga ugatakira n'umuntu ukomeye bikanga ariko turashimira Imana yuko yavuze yuko izarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro muhereze icyubahiro haleluya Imana ishimwe iyi Mana twizeye ni Imana izirengera intore zayo kandi nawe watanga urugero ufite urugero nawe hari ingero nyinshi z'uburyo yakurengeye niyo mpamvu utabura kuyegera niyo mpamvu niyo umusoro n'umuhari nuko tuzi yuko Imana dusengerengera Imana dusengera rero iyo abantu bose bagiye iyo abo babishingikirijeho bose bagiye warangiza ukayegera ukayititiriza uvuga ati Uwiteka ni jye nawe wagiye tubona Imana irengera nimuhumure Imana dusenga Imana turarira mu majoro dusenga tukagenda ubutayu tukagenda hehe tuyishaka Bibiliya itubwira ko yavuze ko izarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro hanyuma rero ijambo ririmo rikomeye ni ukwititiriza burya ni ukwititiriza iyo twayititirije burya irarengera iyo twayisenze turayibona Imana yacu ihabwe icyubahiro buri muntu wese abizi hano uburyo Imana yacu irengera ni Imana itabara y'abantu bose bagiye Imana yacu ihabwe icyubahiro Bibiliya mu byakozwe n'intumwa ibice 12 bari kubabwira uburyo Imana izirengera intore zayo ibice 12 Bibiliya itubwira uburyo Herode yarenganyaga intumwa Bibiliya itubwira uburyo yafashe Yakobo
amwicisha inkota mu karubanda, arabica abantu bose babireba mu giterane cya gutya, arabica abantu bose bateranye. Hanyuma abayuda ngo bamukomera amashyi, baramuririmbira, baravuga ngo harakabaho Herode, baravuga ati ahubwo genda uzane n'abariya bose ubice, bariya bose bitwa intumwa za Yesu bose bafate ubice barangire. Hanyuma ngabonye nejeje abayuda, aragenda yiyongeza na Petero, kandi Petero Yesu yari yasize amuhaye ubutware bukomeye, aramubwira ati itorero ryanjye ryubatse ku rutare, kandi urwo rutare amarembo y'ikuzimu nawe yazunguka ntazabishobora. Imana yacu ihabwa icyubahiro, Imana ishimwe. Kandi Yesu yari yasize abwiye Petero ati wowe uri urutare, wowe uri urutare. Murabizi yuko ubwo bari babuzuye umwuka wera bari hariya i Yerusalemu, muzi yuko Petero wasohotse, hanyuma amaze gusohoka abwira abantu ati ntitwasinze, ahubwo Yesu abigisha kukamubamba n'umukozi bimureba. Hanyuma abantu barihana, itorero riba riratangiye. Yari afite amasezerano yuko itorero rizatangira. Imana yacu ihabwa icyubahiro, kandi ritangijwe n'intumwa cyane cyane Petero. Imana ishimwe. Hanyuma Herode ashaka kumwica, hanyuma bitubwira ko ngo yiyongeza Petero agira ngo anezeze abayuda bazarushaho kumukomera amashyi. Ariko n'abitorero bajya imbere y'Imana barasenga. Imana yacu ihabwa icyubahiro, barasenga babwira Imana ati reba Herode yishe Yakobo kandi yiyongeje na Petero, ejo namwica azagenda yiyongeze n'abasigaye. Barangije babwira Imana ati ntabwo dushaka ko Petero apfa. Basenga Imana, ujya amasengesho azazura bene data, amasengesho azakuraho urupfu. Imana yacu ihabwa icyubahiro, amasengesho azakuraho urupfu. Twarabibonye, umuntu agasengera abantu kwa muganga byari byanze, bari bagerageje bikanga, ariko umuntu yasenga Imana tukabona amasengesho arakiza. Haleluya. Imana dusenga, Imana dusenga ishobora byose. Aho abaganga bavuye bikananirwa, Imana yacu irakora. Imana ishimwe. Yego ntabwo ndi kubigisha ngo muzabure kutajya kwa muganga, muzajya kwa muganga ariko mwongereho n'amasengesho. Imana yacu twizeye irashoboye. Imana yacu ihabwa icyubahiro, amasengesho azakuraho ibyananiranye, bya bindi byose bagerageje bikanga. Iyo wasenze Imana, Imana irabishobora. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Bibiri itubwira ngo iki? Abitorero ngo barasenga, bajya imbere y'Imana barasenga, hanyuma babwira Imana ati Uwiteka turabyanze, ntabwo dushaka yuko Petero apfa. Imana ngo yumva gusenga kw'abanyamasengesho biri
barizi nabo bari bafungiye muri iryo gereza ngo nabo baraza barabafata ngo barabafasha ngo baririmba Imana bahimbaza Imana bavuga Imana muri iyo gereza biratubwira ngo Imana haleluya ikora ikintu gikomeye iminyururu abantu bafungishije nayo iribwiriza kubera guhimbaza Imana haleluya iminyururu iribwiriza irabohoka Imana ishimwe ngo muri iyo gereza hatera ikintu bita umushyitsi uraza urakubita abari bari mu mugi ntibigeze babumva bari bari hanze ntibabumvise ahubwo umushyitsi waraje urakubita muri iyo nzu y'imbohe Imana yacu ihabwa icyubahiro iminyururu iribwiriza irabohoka imbohe zose bahoka izindi zose zirafunguka muri iyo gereza ngo habwa ikintu bita guhimbaza Imana ngo umurinzi wa gereza ajya gukanguka ngabona abantu bose imbohe zose zirimo zihimbaza Imana muri iyo gereza agira ubwoba baramwatira ibintu bibereye aha niba bimenya ko imbohe zacitse barabica ngafata icumu yitere akisogota biratubwira ngo Pawulo na Barinaba baraza baravuga ati wikwigirira nabi imbohe zose turi hano ahubwo ibi byose intore zitakira ku bantu haleluya Imana ishimwe Imana yacu ihabwa icyubahiro n'uyu musoro mwaza muri iri joro Imana twaje gusenga n'Imana yumva Imana twaje gusenga n'Imana itabara Imana twaje gusenga n'Imana irengera ntabwo izigera yirengagiza intore zayo zitakira ku bantu haleluya tugiye gusenga Imana dusengera tugiye gusengera hanyuma ijambo nabashishikariza gusenga naje kubigisha gusenga Imana ntabwo izigera yirengagiza intore zayo zitakira ku manywa na nijoro Imana yacu ihabwa icyubahiro uyu munsi wa none ubona bidafatika ubona nta icyerekezo ariko burya amasengesho imbaraga z'amasengesho umuntu azibona iyo yageze mu kibazo ubona abantu bose baje babwira Imana ati ntabara abona ikibazo wari ugize kirakemutse haleluya ihumure iyi Imana twaje gusenga ntabwo izirengagiza intore zitakira ku manywa na nijoro uhaguruke gusengera Imana waba ufite ikibazo muri wowe kigukomereye waba ufite ikibazo wumva muri wowe Yesu yakemura ntibitubwiye ko yavuze ko atazigera yirengagiza intore zitakira ku manywa na nijoro tugiye gusenga Imana tubwire Imana tuwiteka ikibazo ufite ikigerageza ufite ukeye